kandi mwe nizeye yuko mumeze neza kandi mukomeze kwihangana nyuma yuko tumaze gutakaza papa, aho papa yamaze kwitaba Imana, cyane cyane ku bantu basengera muri Kiliziya Gatolika, mukomeze kwihangana no gukomera. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe nibi ibintu birindwi uyu mupapa yakoze, cyangwa se ibintu bitangaje byabaye mu buzima bwe abantu batazibagirwa, isi yose itazibagirwa, cyane cyane abantu basengera muri Kiliziya Gatolika. Ikintu cya mbere nuko uyu mupapa, Papa Francis wamaze kwitaba Imana, yarindaga akabari cyangwa se yaribonsa ubwo yari muri Argentine nyine aho yakuriye. Murabizi yuko ubundi igisekuru cye kivuka mu Butaliyani, ariko we yakuriye ariya muri Argentine. Rero muri Argentine yakoze utuzi twinshi dutandukanye, aho nyine yari umukirina, bano bapranto nyine bakora amasuku, yari umukirina, noneho arongera aba umubonsa nyine, bano baba barinda mu kabari bareba ku mutekano ibintu bimeze neza. Papa nawe yari ibonsa yo mu kabari. Ibyo ni ibintu bitangaje. Aha yabaye umubonsa muri Argentine, aho bita Buenos Aires, abantu waza kuhareba ku ikarita ukareba ahantu papa yakuriye. Noneho ikintu cya kabiri cyamuranze ni ukuvuga ngo bamubaza ibihaha bakuraho agace gatoya nyine ku bihaha byiwe, ku gihaha kimwe nyine cyari cyarwaye, kuko yari afite indwara nyine y'ubuhumekero ku myaka ye 21. Urumva yari akiri umusore muto cyane. Bamubaze ibihaha. Noneho ikintu cya gatatu cyabatangaje mu buzima bw'uyu mupapa nuko yigeze kugira umukunzi. Abantu benshi bajya bakunda kubona abihaye Imana bakavuga ati wenda aba bantu bakuze mu bintu bya Kiliziya, batajya gutereta, badakundana, badateretana, badakundana. Ariko uyu mupapa bivugwa yuko mu buto bwiwe, cyangwa se akiri umusore, akiri urubyiruko, yari afite umukobwa bakundana, ndetse yumva agomba kuzashakana. Ariko nyuma ngo aza kumva umuhamagaro wo kujya kwiha Imana. Nibwo rero yasezeye uyu mukobwa bakundanaga, noneho we ahitamo kujya kwiha Imana. Aragenda ajya mu muryango w'abajesuiti nyine, arakomeza abuhiha Imana, kugeza ejo bundi amaze agera ku gasongero ko kwiha Imana. Niko navuga nyine kuba uhagarariye abihaye Imana, noneho uri papa. Aka kanya isi yose ikaba irimo kumuvugaho. Noneho ikintu cya kane nuko uyu mupapa Francis yasohoye alubumu ya muzika, yasohoye nyine indirimbo mu 2015. Iyo alubumu bayitaga yitwa Wake Up. Wajya no kuri social media ukandikamo alubumu ya papa, indirimbo zose barahita baziguhereza, aho zino ndirimbo zari ziri mu njyana ya rock. Arimo nyine harimo indirimbo nyine z'ubutumwa bwa papa, asingiza Imana, agenda ayigisha urukundo no kugarura amahoro mu isi muri rusange. Noneho ikintu cya gatanu nuko uyu mupapa nyine mu bintu ugomba kumumenyaho, yaretse kureba televiziyo kuva mu mwaka w'1990. Ni ukuvuga ngo kuva mu 1990, abenshi mwari mutaranavuka, uyu papa nibwo yahise asezerana n'umubyeyi Bikira Mariya yuko atazongera kureba televiziyo. Uhera ubu ngubu arinze apfa, papa atajya areba televiziyo, nyine yibereho mu buzima busanzwe, mu buzima butari ubw'amabengeza, niko navuga, kubera yuko uyu mupapa yakunze kuvugwaho ko ari umupapa w'abakene, nyine yicisha bugufi, agerageza kwisanisha na buri wese. Nkuko tugiye kurebera hamwe ano ku kintu gisoza cyagaragaza nk'ikimenyetso cy'uko uyu mupapa yicishaga bugufi cyane. Noneho ikintu cya gatandatu, papa yari umufana ukomeye wa tango. Nino mbyino nyine n'umuziki witwa tango. We yakundaga kubihamya yuko nyine ari wo muziki umushimisha. Nyine we yari umuntu ugerageza nyine kujya mu miziki, ukabona ko nyine ari umuntu ugerageza kwisanisha n'abakristo ayoboye n'intama ziwe. Noneho ikintu cya karindwi gitangaje kuri uyu mupapa, ari nacyo cya nyuma tugiye kurebera hamwe, nuko yanze kuba mu nzu y'abapapa. Nyine hari haciyemo igihe kinini cyane abapapa baba muri nzu nyine yabagenewe. Ariko uyu mugabo, cyangwa se uyu musaza, ubwo yari amaze kuba papa, yanze kuba muri ino nzu, yanze kuba mu nzu y'abapapa, ahubwo ahitamo kujya kwibera
muri Casa Santa Marita niyo nzu yari atuyemo, ariyo nzu y'abashyitsi, ashaka kugerageza kwerekana yuko nyine we ari umuntu nyine usanzwe adatandukanye n'abandi, kugira ngo n'abandi bantu bajye bamugeraho ku buryo bworoshye. Yari umuntu usanzwe nk'uko benshi mwagiye mugerageza kubibona, ndetse akaba ari no mu bantu bagiye batuma Kiliziya Gatolika abana b'urubyiruko bakomeza kuyisangamo avuga ati Kiliziya ntabwo tuzatugendera ku bintu byanditse cyangwa se bituje gusa bya kera gusa, avuga ati Kiliziya igomba guhinduka kuko ni ikintu kiriho, kuko we yemeraga ko ikintu cyose kiriho kigera igihe kigahinduka. Rero nawe Kiliziya nayo yaravuze ati Kiliziya nayo iriho, igomba kugihindukana n'ibihe. Ubona nyine nk'izi nsengero bacanga mu tuntu tw'utuziki, ukabona nyine urubyiruko ruri kwisangamo, ugasanga bari gushyiramo ibisirimba, ugasanga ahandi batumiye umuhanzi, ugasanga abahanzi bari kwisangamo. Wenda tuvuge nk'urugero, ugasanga nk'aba bahanzi basanzwe ba Debeni, tuvuge se wenda ba Bruce Melody, ba Meddy, ugasanga bari mu nsengero, wenda bari guhimbaza cyangwa se bafashe umwanya stage baririmba akaririmbo k'Imana, ugasanga ni ibintu biri kuba byakurura urubyiruko. Ariko muri Kiliziya Gatolika ibyo bintu ntabwo ushobora kubibona, ubona nyine ari indirimbo zituje nyine uko Kiliziya yari imeze kera mu myaka igihumbi ishize. Ushobora kugaruka aka kanya ugasanga ni kwikimeze nyine, nta bintu by'inyongera byagiye bizamo, ukabona nyine ni ibintu bisanzwe. Ariko uyu mupapa we yari arimo kuvuga ati Kiliziya igomba guhinduka, ikaba yakiramo utuntu tw'imiziki two kubyina gake gake, ku buryo noneho urubyiruko cyangwa se aba bana batoya bashobora kwisangamo. Numva n'ibyo bintu birindwi twagira ngo tubagezeho byaranze uyu mupapa, nkomeza kubabwira ngo mukomeze kwihangana, cyane cyane abantu basengera muri Kiliziya Gatolika. Kandi ubu ngubu mbabwira yuko abakaridinari bose ubu bamaze kuzamuka, barimo guterera bagana hariya i Vatikani kugira ngo bagende mu mwiherero, bajye kudushakira umupapa. Turakomeza tubageza hose bimeze bite, Vatikani hari kubera iki, papa se gushyingurwa n'iryari, turakomeza tubirebera hamwe. Wewe wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao.